Indirimbo nziza cyane yo guhimbaza Imana. Ubwo reka nizere yuko abavuye mu misa, abavuye mu rusengero, mwese uyu munsi mwagize ibihe byiza byo kubana n'Imana. Buri wese mu myemerere ye. Reka kandi nsuhuze abantu bari kumwe na Ingabire i Kanombe. Nari maze kubabwira ko ndagenda mbaramutsa gake gake. John iyi nkera igukesha umutima, Karangari iyi nkera nawe igukeshe umutima, hanyuma Sikovia uri i Kampala nkera nawe nigukesha umutima, ndetse na Olivier iyi nkera ibakeshe umutima. Mwebwe mwese mudukurikiye, ariko reka ne kubicisha amatsiko, n'abandi message nazibonye ndaza kugenda nyuramo gake gake, ariko muraza no kutwohereza ubutumwa bugufi muciye ku nsakazamashusho zanyu. Muratwoherereza message kuri 0734000025. uratwohereza message kuri 0734000025. ubwo ni kuri WhatsApp. udusabe indirimbo cyangwa n'ikindi gitekerezo cyose uraduha turacyakira. Mwebwe mwese mudukurikiye meze muryoherwe n'iyi nkera. Kamanze nakire François. Karame. Uraho. Ni amahoro. Komera. Dukomerane. Ramba. Turambe twese tubona ibyiza. Ufite inanga. Yego. Ibayita inkirigisi. Inyamirya. Abanza dukoreremo twumve kivuga. Biremewe. Inanga nziza nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira, umutima ugukunda iteka ndakwibuka, ahubwo itahe ryo n'ubusa. Uganiriro duhuye ku mazimano y'urukundo, hasaga n'ahabigenewe, umutima ugukunda iteka ndakwibuka, ahubwo itahe ryo n'ubusa. Iryanzu n'irya nzira nziza inyibutsa amararo menshi, n'ibishize karahanyuze, umutima ugukunda iteka ndakwibuka, ahubwo itahe ryo n'ubusa. Ndakwibuka no mu bikomeye, Imana niyibizi yonyine, kuko nahisemo guhora, umutima ugukunda iteka ndakwibuka, ahubwo itahe ryo n'ubusa. umutima wamenye
muri ibyo ntacyo wigeze umenya byarashize twiririmbire umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa amajwi meza y'inanga n'amagambo nturutse bwonko n'ibigutahe ku mutima umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa mwamikazi aho uba ni heza ariko kuhagera birakomeye mwamikazi uzahatugeze mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima amajwi meza y'indirimbo n'amagambo aturuka ibwonko n'ibigutahe ku mutima mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima uri nyina w'inema nyinshi uri umutako utatse ijabiro nicyo gituma tuguhatsweho mubyeyi we mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima mubyeyi uturutira abandi bikira mariya ujye uduhoza ku mutima arakoze cyane mu ndirimbo nziza cyane akarahanyuze fatanyije ubwo se ebyiri ni ebyiri zivuyemo imwe urakoze cyane nkwemereye icupa ariko riraca mu wundi muntu igitaramo nikirangira icupa rifite inzira ni icupa rifite inzira ndarisoma rwose aho rituruka hose igitaramo ntitugisoze kuko ntabwo kijya kirangira nta nubwo turi bugisoze ndisubiye ahubwo turaza gushyiraho akabago ndahita nkohereza ahantu ababyeyi bataramiye bari gusoma intango ugende bagusomye ku ntango ubwo Ngabire araza kureba uburyo ari buvugane na ba John yego bagutereka intango akoze cyane umutaramyi wundi bamutereka intango agasoma umusizi Muhoza aho ni hehe ni Kibungo mu Kibungo irimo ibice bibiri mu Gisaka Migongo mu Gisaka cy'Imigongo ngo iyi nkera ni gukesha umutima hanyuma kandi yahise aboneraho kuyitura abataramyi benshi cyane harimo ba Benwa Intore Kabengera Rwanamiza nabo bita ba Bucece abo bose gira ngo wabyumvishe bose nabo ntavuze
ndaza kuza bakubwirira gahoro gahoro iyi nkera ngo nibakesha umutima n'abandi kandi mwese mukomeje kudukurikirana. Iyi nkera ibakesha umutima abari ku rubuga rwa Inkera Flash TV, mwese ntago navuga umuntu ku wundi, mwese iyi nkera nibakeshe umutima ba Etienne, mwese muri kwereka ko muri kumwe natwe. Iyi nkera kandi komeze ibakeshe umutima. Hanyuma nari mvuze izina ryawe ndivuga nabi, ntawe umenya izina nka nyiraryo. ntawarimenya nka nyiraryo. Yego, ibyo uvuga nibyo, gusa nawe ibyo wari ukoze si ikosa, kuko ibyo wari uvuze naryo riri mu mazina yanjye. Ariko ubundi amazina yanjye y'ukuri ndi Rutajabuka imitima mu mahina, nkaba umusore washize ubwoba, nkaba intore yo mu bihame bihahamura ababisha ku rugamba aho rukomeye nkataza. Intore yo mu bihame bihahamura ababisha ku rugamba aho rukomeye nkataza ngana imbere. Amazina ababyeyi banyise n'indagije Imana, Padiri Mbatiza ririya wari uvuze François, yabyumvikanyeho tujuru n'ababyeyi. Bambabarire. Urayo mukundira iki? Nkunda ndagije Imana. Iryo ry'iwanyu. Niryo ry'iwacu. Ariko kandi mbona hari n'ukuntu ari ryo rinkurikirana. Uyu ubona ibintu byawe byose Imana ibirimo cyane. Nawe se François buriya. Ndarere Kristo. Buriya rero ayo mazina y'amakristo si ukuyarwanya. Utangiye kugenda uca akenge. Ndarikunda, naryo ni ryiza, ndanarihamagarwa, ariko ntirizanano. Ntabwo riva mu muryango, ntiriva mu rugo iwacu, ntiriva mu gihugu. Impamvu yo nkunda izina ndagije Imana uko riva mu mizi y'igihugu cyanjye. France ubwo ni izina ritagira inkomoko. Ryaturutse iyo ngiyo sinzi uwarizanye, gusa naryo twumvise ari byiza ndemera ndaryitwa. Si ubu François usanze ari nk'ifi yo mu nyanja. Ibaze ndi iki nyanja bazotsa. Ngira mushiki wanjye njya nkunda kumuserereza, niyo mpamvu ari we ntanzeho urugero ngo yitwa Diane. Sinzi ukuntu naje gukurura amakuru umenya ko ngo Diane ngo ari ikigirwamana cyo mu Bufaransa. Aya mazina dukunda rimwe na rimwe hari n'igihe aba atari meza cyane, ntabwo aba ari sawa. Tuguheruka hambere aho uziyuzanye umuzingo w'indirimbo nyinshi cyane, ahari uwaguha rugari igatwarwa nawe ukabanza ukadukubitiraho byibura nk'enye, kubera ko ndabona rwose mesaje zo barimo barazima. Ni kuri urabibona yuko ni abataramyi bacu ba Flash TV barimo barazitanga, ntituzigiyemo rero byaza kuza gutuma wongera ukagendamo amadeni menshi. Imana indinde kongera kugendamo amadeni menshi. Ushize wagiyemo menshi. Gusa kubaho nta deni nasanze ngo ari ikibazo, ariko nanone ntabwo bikwiye ko nagira amadeni menshi. Yesu wa muhungu wa Mariya yaravuze ngo nta rindi deni mbasigiye, ngo uretse rimwe. Ubwo bivuze ko rero bamwemera mwese mugira ideni mutazavamo, muzagenda mupfa mu gifu. Mpaka agarutse cyangwa twe tugiye tukamusanganira. Anzika. Naraye ndose inzozi nziza, naraye ndabutswe umwana nkunda, n'urwererane rwizihiye amaso yarambonekeye, harampumuriza buto butoshye hazira inenge, rurabo rwera soko kwiteke, ndagukumbuye umwana nkunda, hashize iminsi tutabonana, buto butoshye nkazira inenge, rurabo rwera soko kwiteke.
agasusuruko karasesekaye ngiye gusura umwana nkunda butobutoshye azira inenge rurabo rwera soko kwitekere ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza nyina w'abasare uri nyina w'abeza imbabazi nyinshi zamwuzuye ku mutima ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza urukundo ni rwiza cyane ikibi cyarwo ruzonga umuntu keretse ubanye n'umukunzi maze urukunda kajya rusiga ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza shimira ababyeyi be bibarutse uwo mwana bakwiriye inyana ibashimira ko bareze ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza ntawe uzaduteranya nshuti yanjye ngo mwemerere imico yawe twariganye ndetse twabyirukanye no ku murenge ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza ihorere mu mararungu ihorere mfura ya nkusi ni wowe imana yamurikiye ngo uzajye umara irungu ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza witegura imbaga nini yiyibutse gatigisimu ibibazo tuzabazwa leta y'ubumwe nyikwambika ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza ntegereje ihogoza uwo mwana wanzonze nyina w'abasare niwe nyina w'abeza wirira 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 mwana wanyoye inka wirira 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 mwana wanyoye inka nushaka radiyo mu mbere wa musore azayikugurira wirira 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 mwana wanyoye inka nushaka isaha ku kuboko
wa musore azayikugurira. Wirira 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 mwana wanyoye inka, nushaka kujya gutarama wa musore azagutaramana. Wirira 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 mwana wanyoye inka, yoho 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 kana kamama, yoho 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 kana kamama. Wirira 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 mwana wanyoye inka, wirira 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 mwana wanyoye inka. Ntugatumbe ku mutima, ntugatumbe ku mutima, bizaho gutumba ku mutima, shenge hazatumbi kare ningwe. Wirira 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 mwana wanyoye inka, wirira 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 mwana wanyoye inka, yoho 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 kana kamama. Wirira 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 mwana wanyoye inka. uri umuhanga gusa. Murakoze cyane. Ariko ushobora kuririmba amasaha angahe? Keretse ngize wenda ikindi kibazo runaka wenda cyo kurwara, ariko njyewe ndi kuririmba sindambirwa. watarama inkera wenyine ukayikesha? Ntabwo ari rimwe si kabiri. Ijoro rigashyira irindi? Umunsi nataramye amasaha menshi, nari mfite ahantu natangira gucuranga saa 10 z'umugoroba. Kontra yavugaga ko ngomba kuba nsoje igitaramo saa 2 z'ijoro. Uwo munsi haza abakiriya badasanzwe, bire mu dutsiko nka bane hano, bati turaguha 10,000 twongeza isaha. Undi hari ati genda guha 50 twongeza, undi ati ndaguha 20. Ndavuga amafaranga aje yigenza, ntabwo nakwanga impano Imana impaye. Ndaririmba ndaririmba ndaririmba, nisanze ngejeje saa 9 za mu gitondo. Watangiye saa 10? Saa 10 z'umugoroba. Niwa ngo haburaga isaha imwe ngo 12 mbe nyama. Bivuze ngo sinze kugira impungenge y'icyitwa amasaha. Amasaha yo nta kibazo, ndushaka tuzageze mu kundi kwezi. Abakunzi b'inkera nyarwanda, ngira ngo mwamwumvishe umutaramye mwiza dufite, umucuranzi akaba n'umuririmbyi byose icyarimwe. Afite umuhogo utagira amakaraza, arahogoza bya gipfura. Reka nze kuza kumuha umwanya. Abantu b'i Bugesera iburasirazuba rwose ndabakunda cyane, turabakunda bizira isumbwe, ndetse n'abantu bari mu majyepfo, oya ni iburengerazuba, ariko n'amajyepfo ndabakunda cyane. Ahubwo ubwo nuko ari message nari nsomye y'iburasirazuba, namwe ndabakunda kandi cyane. Ariko mbere yuko nza kuza kujya muri message, ndimo nagenda nisoma gake gake uko mugenda muzohereza, reka mbanze byibura abanza agere nko kuri 1% cy'agaseke yadupfunyikiye. Ongera udukubitiremo n'izindi nk'eshatu nziza, ubundi ngaruke ndeba n'uburyo n'ibyo bari kudusaba. Ariko nkubaze, waba wibuka bya bihe twagize? Ntiwahwemaga na rimwe kumbwira ko nta wundi ngo waha urukundo rwawe uretse jye warweguriye. Kumpemukira bigeze aha, ubifitemo nyungu ki? Kuko aho byari bigeze ubu, njye
numvaga bidashoboka. Ese mu gihe tumaranye niki nakoze uko ushaka cyatuma untera agahinda kantera no kwiyahura? Iyo ujya kubimbwira kare ko ufite undi wihebeye, ntiturinde gupanga gahunda zo kubana. Ko nshimye njye nabyakira, nabivugane mu muryango, kandi bari biteguye kudushyigikira bose. Amagambo abasaza bivuganiye ubwabo, n'abantu nateguje ko ngiye kurushinga. Njye ngiye gutorongera ishavu n'agahinda, bizansinde iyo bishaka, sinabona aho nkwiza ikimwaro. Ariko nkubaze, waba wibuka bya bihe twagize iwawe magana rimwe, kumbwira ko nta wundi ngo waha urukundo rwawe uretse jye warweguriye. Nkumbuye umwana twareranywe, nkumbuye umwana twareranywe, buri joro ndamurota, icyazana ngo tubane. Kabeho mwana twareranywe, kabeho mwana twareranywe, nanga iyo mbonye ikikuriza, nkunda iyo mbonye, nkunda iyo mbonye ikigusetsa. Nkunda iyo mbonye unsanga, nkunda iyo mbonye unsanga, nkanga iyo mbonye ugiye, kuko ngira agahinda. Nkumbuye ka kajisho, nkumbuye ka kajisho, kakandi ukunda kwirorera iteka iyo nkurebye. Nkumbuye ka gapfunsi, nkumbuye ka gapfunsi, n'akagashyiko ku mata, wankubitaga, wankubitaga twicaranye. Kabiswe iteka bakuvuze, nukuri ubwiza ubasumbya, n'umutima batageraho, ntabwo ari ibyo, ntabwo ari ibyo guceceka. Simvugira kuvuga gusa, ndagukumbuye siye baba, ndetse ari ibyuhumbye gato, nubaka akanya, nubaka akanya nanyaruka.
ngwino mwana nkunda ngwino nkuganirire wibwirira ukuntu baruta nibashaka bababare iyizire muziranenge enda ngwino uzira icyaha buri cyago nanjye mbura ikindi abababara bababare urabaruta ubarusha inzobe inyoye ubarushinze kwiseretse urabaruta mwana nkunda nibakureke ab'ibyo kutujinyora bibeshya ko nzabatonesha n'ibitondo ubu barakererewe uwo ndeba ni wowe gusa hari abahora bikaraga bagira ngo ahari ndabarora kandi ubu naratiratije uwo ndeba ni wowe gusa urabaruta wowe ushinjagira n'isheja ibyabo byose n'amashingo urabaruta mwana nkunda nibakureke ibyo hanze ahangaha ndabizi abatikimba babaye uruhuri reka jye nkuvugirize ubuhuha abababara bababare ibyo hanze ahangaha ndabizi abatikimba babaye uruhuri reka jye nkuvugirize ubuhuha abababara bababare urabaruta ushinjagira n'isheja ibyabo byose n'amashingo urabaruta mwana nkunda nibakureke urabaruta ubarusha njyewe ukuririmba ubwiza bwawe nkaburata urabaruta mwana nkunda nibakureke urabaruta urabaruta urabaruta. aca umugani mu cyongereza ngo urakazi. nagize amahirwe make ntacyo nzi ariko icyo cyo nanjye ndacyumvisha. mu murya mwiza n'ijwi ryiza bijyanye ubutumwa ndi kwakira bwose ni ubwiza. mbashije gushima kabisa. ubugushimira barakoze cyane. ongera utwibutse izina kubera yuko hari abo muba mubonanye ari ubwa mbere. amazina yanjye ni François Ndagijimana. hanyuma nta tsinda ukoreramo? ubu ngubu nkorera muri orchestre yitwa Ipfundo ry'Amahoro. iyi ni uniforme yacu kandi kwanditswe n'ubundi Ipfundo ry'Amahoro. dufite orchestre yitwa Ipfundo ry'Amahoro. hari umusaza umwe ujya ukunda kubivuga neza ngo niyo bandi imwe ishoboye kandi ishobotse. ariko no gushyenga nabyo umenya biri mu mpano zawe. umusaza buriya barimo anaganira. rero iyo bande ku bantu bafite ubukwe, ama anniversaire, ibirori bitandukanye
turahari ngo tubasusurutse, turahari ngo dutarame, turahari ngo twimike umuco wacu wo gutarama nk'abanyarwanda mu njyana zose, tutitaye hano muri Afurika no hanze yaho turahagera mu gitaramo. Ubwo ngubwo ikiyongeraho nyuma yo kuba dufite orchestre, hari n'itsinda mbarizwamo rikina filime nyarwanda. Channel yacu nabyo ni mu mpano zawe? Yego, iyo nayo iyo filime ni ngewe uyandika. Mfite director dufatanya kwigisha abakinnyi uko bitwara kuri tele. Channel yacu yitwa Ipfundo Films, ukabyandika mu nyuguti nkuru z'icyapa uhita ubona filime zose. Ubiyiri gusohoka yitwa Inzira Yanjye. Uzishaka rwose banyarukiye kuri YouTube, bibuke gukora subscribe kugira ngo ibyo dukoze bazajye babibonera igihe. Yego, ngo nizo mpano ebyiri tuyikoresha. Ipfundo Films, hanyuma bande Ipfundo ry'Amahoro band. Ipfundo ry'Amahoro, orchestre Ipfundo ry'Amahoro. Bambazaga ngo ni irihe tsinda uririmba umwe bakakubonamo itsinda? Ubutaha uzatuzanira iryo tsinda. Ubwo ndi babandi bita one man band. Tuzabwira DJ Kura gushakira umwanya uhagije utuzanire aba bataramyi bose. Tuzaza turi itsinda rwose dutaramira abanyarwanda. Ubwo amabati ntiyatemberera ku baturanyi se buriya ujyanga abaturanyi ko baba baje hano hari icyo amabati yahombya mu rugo. Ikibi ni uko ryagenda rikaba ryagwa nko ku mwana uri gutamba mu mbuga, ariko kuko nabo bazaba baje mu gitaramo ayo mabati azagenda atumuka, tuzongera tugende duhuze imbaraga twongeye tuyasakare. Ni byiza cyane. Umaze kutubwira ko mufite bande Ipfundo ry'Amahoro riririmba mu bitaramo, mu birori bitandukanye. Ubwo nta bukumirizi, nta utangirira mu birori ibyo ari byo byose, ibyo yabajyanamo ibyo ari byo byose. Hanabibutsa ko iriya ndirimbo ndirimbye ishoreranye n'ebyiri za Sebanani ari iyanjye ku giti cyanjye. Yitwa Nkubaze. Ni indirimbo kenshi na kenshi abantu bansaba, ariko hari igenza nkayibagirwa. Uyifite irakoze iri kuri YouTube, basimbukiye n'ubundi ku Ipfundo Films barayibona. Ifite n'amashusho? Ifite amashusho ni bonane yitwa Ukuri. Izindi ni ama audio. Ukuri. Buriya ndaza kuza reka mbe nsabye Ruhonge kaze kuyiturebera. Yitwa Ukuri, aze kuyiturebera tuze kuza kuyinyuzamo gakeya. Iyi vuze ujya kuri Kiranganire ya Sebanani ni Nkubaze. Noneho ongera idusubiriremo rimwe, ntabwo twari tuzi ko ari iyawe kubera injyana wagendeyemo. Twageze ngo uracyari kwa Sebanani no kwa Sebatunzi no kwande. Yidusubiriremo noneho Ruhonge ko barimo turebera Nkubaze by Ukuri by François. Yitwa ngo ikize ubwo turamucanze ibyabubu. Indirimbo yitwa Ukuri. Indirimbo yitwa Ukuri. Arayisanga kuri channel yitwa Ipfundo Films. Hariho indirimbo hakabaho na filime. Iramworohera. Ni imishinga ibiri bangikanye ariko birasobanutse. Biri bumworohere. Biragaragara. Indirimbo yitwa Ukuri. Kuri Ipfundo Films. Turebera indirimbo yitwa Ukuri iri kuri channel yitwa hanyuma icyifuzo cya Singipfobeje, reka nsubiremo indirimbo Nkubaze abantu bayumve. Ubwira arangira twumviriye. Baraba barimo bashakisha ifite amashusho, bite dukomeza igitaramo. Yego. Ariko nkubaze waba wibuka bya bihe twagize, ntiwahwemaga na rimwe kumbwira ko nta wundi ngo wahe urukundo rwawe uretse jye warweguriye. Kumemukira bigeze aha ubifitemo nyunguki,
kuko aho byari bigeze ubu njye numvaga bidashoboka. Ese mu gihe tumaranye niki nakoze uko ushaka cyatuma untera agahinda kantera no kwiyahura? Ese mu gihe tumaranye niki nakoze uko ushaka cyatuma untera agahinda kantera no kwiyahura? Iyo ujya kubimbwira kare ko ufite undi wihebeye ntiturinde gupanga gahunda zo kubana. Ko nshimye njye nabyakira nabivugane mu muryango kandi bari biteguye kudushyigikira bose. Amagambo abasaza bivuganiye ubwabo n'abantu nateguje ko ngiye kurushinga. Njye ngiye gutorongera ishavu n'agahinda bizansinde iyo bishaka. Sinabona aho nkwiza ikimwaro. Ariko nkubaze, waba wibuka bya bihe twagize? Ntiwahwemaga na rimwe kumbwira ko nta wundi ngo waha urukundo rwawe uretse cye warweguriye. Uzi ko nari numvise nari ngiye kwibaza umuntu nta muntu urampemukira. Uyu muntu iyi ndirimbo se yaje gutyo? Iyi ndirimbo rero ukuntu yaje iyo mbyibutse numva mbabaye atari igihe byabayeho. Nimba nayivanye ku musore wagiye gusezerana ku murenge yirirwa ategereje umukobwa araheba. Yavuye mu rugo, ava mu rugo bavuganye ari gahunda. Nawe ni nyirakazi, hamagarira ugera ku murenge utari kumwe n'uwo mugiye gusezerana. Ni bimwe byo mu cyaro usanga umwe yaturutse mu Biryogo undi aturutse i Remera bagomba guhurira Kimicanga. Rero umusore we kuko yarazi ko nta gisibya yageze ku murenge ategeza ko umukobwa aza aramuheba. Naho umukobwa yabonye ngo undi musore w'umunyamafaranga. Birangira umukobwa agiye gushaka undi, wa musore abonye buze uko abigenza nk'uko inkuru ibivuga baza gushaka indirimbo barabibona. Byarangiye kubera ikimwaro agiye turamubura. Ahubwo abantu basigana impungenge ko ashobora kuba yariyahuye bike n'ibiki, ariko aza kuza ashaka n'undi mukobwa barabyara baratunga baratunganirwa. Icyanshimishije ariko kidashimishije ni uko nyaguhemuka atigeze ahirwa n'ibyo yagiyemo. Ntabwo yahiriwe na gato. Nta nyungu y'ubuhemu. Ntabwo yigeze ahirwa n'uyu munsi. Ni umwe mu bantu baberewe no kwitwa izina indushyi. Aracyariho? Ariho cyane. Ni indushyi iruhiye ahantu bita Igikonko. Mbega inkuru. Bamba barira abanyagikonko ntabwo mbise. Ni inkuru mpamo. Yabayeho nakwereka abo bantu. Nawe ukibibona ufata ikaramu urandika. Ako kanya byahise byizana. Urashishimura n'inganzo. Ni ukuvuga ngo amateka y'indirimbo ni maremare. Ntabwo indirimbo nigeze nyandika. Iyi ndirimbo bayinkoreye ngiye kwishyuza kuri Studio Limited. Mu Biryogo nari nshinzwe ibijyanye n'isuku n'umutekano, nanjye ndi umwe mu batware. Noneho ngeze kuri studio nsanga hari umwana ufite ka gitara arimo acuranga, numva ibintu biraryoshye. Nanjye nk'umucuranzi ndamusaba ndacuranga.
producer wari urimo witwa King Randarandeba atuzi ikintu kibabaje nti ati abantu nkamwe mucuranga neza munaririmba neza atari kubungu bakubwira ngo aguho promotion yo kugukorera indirimbo ntiwabishobora ati kuko kwandika byarabihishe kwigana ibyo abandi mabishobora ariko kwandika byaranze nanjye rero mba ndivovose nti ngiye uranze nati nkubibeshye gatoya nkubwira dutangiye kuri coding urebe nahise njya kuri mikoro nambara gitari bikino indirimbo mpita nyikora gutyo nsohoka irangiye yaje ku buntu n'impano n'inkuru yaje ari impano byose byabaye impano hanyuma se ubundi buryo umuntu ashobora kubabonaho yaba imbuga nkoranyambaga mukoresha yaba uburyo bwose uzi mushobora kubonekamo kugeza amagingo nshaka kugira ngo abantu batubone neza mbaha nimero ya telefone kuko ku mbuga nkoranyambaga mfite amazina agiye atandukanye nitwa nko kuri Facebook nitwa Bebeto IC Bebeto kuri Instagram ndi François Philosophe kuri YouTube ni Ipfundo Films urumva ko kugenda mbwira umuntu ngo hamwe nshaka hano nshaka ya ikiza mbaha nimero y'akazi umuntu akampamagara tukaganira ni 07 082 95 04 yego isubiremo 07 82 04 yego agahita umuntu akugeraho ariko iyo nimero ntago ari iyo guhamagara nonaha uwumva afite gahunda y'ibirori wumva afite gahunda y'ibitaramo abandi bavuga ngo ndashaka ngo nagusuhuzaga ni byiza ariko abakunzi ba Flash TV bamaze kuba abantu basobanutse ntawe gihamagara umuntu amubaza ngo ibintu bidafite aho bihurira n'ibyo yararimo ufite gahunda ukeneye bimwe mu byo akora kumuhamagara biremewe ariko abandi bahamagara bite makuru riri ubazo utuntu two hirya no hino rwose umwanya wabaye muke muri iyi minsi kubona umuntu gufata iminota 30 umuntu akubaza ngo utuye he uvuka he ufite imyaka ingahe uri ingaragu uri iki icyo cyo ndanagisubije ubwo uri ingaragu icyo cyo baye bakihoreye reka niba ruhongeka iyo ndirimbo yamaze kuyibona ayituzamurire niba kandi itaraboneka aturebere indirimbo ya Rugamba Spiriane nta yakanigi kanjye ari uwayidusabye iyo nayidupureyingire hanyuma uraza kuturebera mu ndirimbo twasabwe harimo indirimbo yitwa Kanjogera injongi ya Masamba hari uwasabye ikiringo sinibuka ngo ni iyande ariko ndayizi numva nyizi ariko sinibuka ngo ni iyande sinzi niba inanakoze ni indirimbo ya kera cyane yo mu matorero ikiringo hari wasabye Ikiribazayire yo ndumva ririya tsinda ryo mu Bubiligi Ngangare barayisubiyemo izo nizo ndi kwibuka ariko nka Kanjogerayo twaza kuyiririmba hanyuma nimba wamboneye nta yakanigi kanjye ya Rugamba Spiriane wayituzamurira yaba itaraboneka ukaturebera indi yari yose muri Kanombe nizere ko iyi ndirimbo yabanyuze umutima kubera ko abayinsabye niho baherereye ariko nanone ni indirimbo ikundwa n'abantu benshi reka nizere yuko mwese yabanyuze umutima kandi iyi nkera ikomeze ibakeshe umutima abantu bari kuvuga ko nimanye nimero ntago ari ukuyimana muze kunyarukira ku mbuga nkoranyambaga zanjye ni Emi Nkwakuzi ubundi tuganirireyo buri kimwe cyose mwifuza ko twaganira turaza kuza kugihuza kandi bihure reka twongere twakire umutaramyi wacu udukorere mu giseke cyawe bitagera limite mu kanya narimo mvugana na DJ Crew avugana na Sugira
batwemerera yuko bashobora kuduha amasaha asigaye yose kugira ngo umunsi ushyire undi. aho byaryoshye tugatarama umunsi ugahereza undi. banshyize igorora, bagushyize igorora. ubwo ndatekereza ko haba hataburamo indirimbo nk'ibihumbi 5 kugira ngo dushyikire undi munsi. amasaha yahita aba make. ibihumbi 2 ni indirimbo nyinshi cyane. imbanye myinshi uwo mutwaro cyangwa inunyakire, ibyo ngutekerezaho ni byinshi ariko kandi ni mu gihe. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. urya munsi utangirira amatage, ubabaza babanaga, wibagizi yabaye myiza, niko byose bisimburana. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. igihe nzaba ndi kumwe nawe mu munezero mwinshi cyane, umpe ikiganza cyawe nguhe icyanjye, twibagize uyu mubabaro. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. naho wibaza byinshi ku mwana ukunda, ugasanga ari kure cyane, maze ugapima icyo kirere, ugasanga utageza. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. ugira umutima wihangana, gusa ujya uhorana icyizere ko hari igihe byose bizashira, maze twembi tukabonana. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge uraho urakoma. uhanagura ayo marira iwe, nzaguhoza tubonanye, simbi ryanjye ubane n'Imana, bwiza buzira ubuhongano. muhoza wanjye wandutiye benshi, mwiza we uri umuziranenge,
uwo mu mata bateze neza mbega shenge uraho urakoma mbega shenge uraho urakoma mbega shenge uraho urakoma wowe wahoze uru rubavu rwanjye none warusize rurangaye uwari uwanjye se kumpemukiye narakuyeretse nta mbere kirimo aho wanyuze ushaka kwigendera wasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahambura hari hasobetse umutima wawe uwo nahoraga nita ingenzi nibuka nyabusa nkigusaba ibyishimo byinshi byari hagati nkongera nkiyibutsa utigera iwanjye udukino twacu nk'abana bato none nibyo byavuye mu mubaba wanyerekaga uruhande rwiza gusa nyamara nawe utwika inzu ngo ahise umwotsi rwose ubona kintu kijya kimbabaza nko kumva aho nyuze hose bavuga ngo dore umugabo wa mugore wanyuze ahayikoreye imyenda ye nuko mbikubwira ukagira ngo ndakwa za kenshi uba wifatiye amazi kandi ubwo beba bayiriwe imuhira heruka umugongo mu mwaka ushize ishavu ryanjye nuko utaribona naho ubundi ubu narashavuye uwakwereka mu mutima wanjye n'amarira menshi agahindaka iyo ndebye ukuntu bebe yigira ariragira tese mama arihe nanjye nakwibaza ko wananiye kumbi ntimbinyeguye ku mutima urushako ruragwira rwose muvandimwe wanjye y'urukundo gukunda ntukamuhemukire ndabigusabye mujye inama mwungura urugo rwanjye bityo muhabana uburere bwiza nibo dutezeho uru Rwanda rw'ejo byose tubikesha mwebwe mutubya bityo maze mubyarire igihugu uwari uwanjye yarananiye uwari uwanjye yarananiye dore iyo wigabye ni kantarange ugiye kwiga bihanitse ubutumwa bwawe buzatinda ariko iherezo uzagaruka uramenye iby'iyo bitazagucuza umuco w'igihugu kigutumye uramenye rwose kibondo cyanjye uramenye rwose uramenye rwose uramenye urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu umuco dushamika ku bakurambere
bigatuma natwe twegamirana. Uramutse rero awigaritse agwengera k'ishami ryahabutse, ahora areremba mu by'iwabo byose kubera kwigira nyamwigendaho. Uramenye rwose kibondo cyanjye, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Nk'uko icyuma kimwe gikonje kinanira inyundo y'umucuzi, urananire nawe byagushuka byaguca we ku muco w'iwanyu. Uramenye rwose kibondo cyanjye, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Si byiza na busa biteye isoni kuba umunyamahanga mu gihugu cyawe, kandi uzi ubwenge waraminuje, ugomba kubera urugero abawe. Uramenye rwose kibondo cyanjye, uramenye rwose, uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Uramenye rwose, urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu. Iyi ndirimbo irimo impanuro zikomeye ku muntu wayihaye umwanya wo kuyumva akayitega amatwi. Kuvuga ko uri umuhanga byo ntabwo ari ibintu umuntu yihingamo, murakoze nanone, nta nubwo ari n'ibintu umuntu yarambirwa kuvuga, kuko uvuga ryiza kurihoza mu kanwa nta pfunwe biba biteye. Umuntu yakubwira ngo komeza kwanda, komeza kwaguka, bizatunezeza cyane iyi nganzo itagumye muri wowe ukagira n'abandi uyitiza. Ariko nanone tukishimira yuko yagira n'iki kumarira. Hari umwe mu bayobozi wigeze kuvuga ngo byakabaye ahubwo bibatunze kurenza uko tubona. Avuga ngo abantu bakora umuco, n'umuntu wari uvuze ngo ariko kuki abantu bavuga amazina y'inka mu misango y'ubukwe, mu bukwe cyangwa hari abavuga amakwe ntabaho, ubukwe bwinshi, abantu bavuga imisango mu bukwe bakavuga ngo ni gute bishyuza amafaranga. Aravuga ati ahubwo mubaha make, ayo mubaha ntakwiye ibyo baba bakoze, ntakwiye, mwakabaye muyongera nabo bikabatunga bakabaho neza, bagakomeza kuba mu ndimi z'amahanga ibyo bita kuba fieri y'umuco wawe, bagakomeza kuryoherwa nawo no kunyurwa nawo no kuwumva rw'ubunyunyu rwawo, guterwa ishema n'umuco wawe. Rero bizatunezeza byageze aho bikuvana bikakugeza ahandi, ariko buri uko duhuye duhura wateye intambwe. Twibagiwe cyane kuwa gatanu mufite igitaramo cy'imisagara. Yego, ahitwa kuri Montana bar. Tuba turimo dutaramira abantu buri wa gatanu na buri wa gatandatu. Birahagije. Hanyuma rero tuzaza dutaramane namwe. Ni karibu. Nzahagera muzantereka intango. Ni karibu rwose, tuzagutereka intango. Zazane na kuru. Muzaze ekipe yose ya Flash TV. Mwese muzaze intango yanyu irahari. Nimwe muzakuraho urukoma. Niga tuzakura.
bivuze ngo ariko twe ntago tunywa bimwe by'ibinyabazungu. Oya, ubwo ndabyumva isaka rigomba hakenewe inkangaza cyangwa inturire. Inkangaza cyangwa inturire rero tuzayongera mu isemburiro. Cyangwa ntacyo nubwo buriya mubonye mufite urutoki rw'ingaga mukigabamo mugaca igitoki mugatara mukagira urutoki rwiza rwo gukanda igitoki, ntacyo byadutwara. Amazi tukanyurwa n'ay'igitoki kibyaye byatugwa neza. byaba byiza kurusha. Hari umugabo w'imfura hariya witwa Chegriyarem. Ni Chegriyarem? Chegriyarem uramuzi? Apamuzi. Cyaba ari ikibazo. Wowe utamuzi cyaba ari ikibazo. Yitwa Chegriyarem. wasanga ari ururimi ntumva. Oya, rurimi wumva. Cyangwa ni Jado. Ese yala. Mubwire yenge. Ni ukumubwira kenga kare. Mubwire yenge. Mutazahagera mugasanga nta gihari mukatubira igitana. Tuzamunywera. Mubwire yegabe mu rutoki agira urutoki rw'ingaga mu majyaruguru ahantu afite urutoki runini cyane. Makuru nanjye ndafite. Hanyuma kubera yuko hari abantu benshi badusabye indirimbo harimo izo nagiye mbona n'ubundi baracyasaba Rugamba Sipiriyane, Imenagitero, nimba ari Tresiforo, dusabe nde Tresiforo baraza kuziturebera, n'izindi zose ngiye kuzishyira ku rutonde nzoherereze Ruhongeka kubera yuko amasaha yatujyanye ntago zose zaririmbwa ngo bikunda, ahubwo turaza kuzisigiramo Ruhongeka. Abantu bahoze bambaza ngo filime namwe ubwo muri iyo minota turi busigemo turaza kumusigira, turamuha link aze kugusigiramo nk'iminota nk'ingahe nk'itanu, nababanza bakore ku mutima barebe uyu muhanzi wacu uri mu njyana zose, barebe ngo ni ibiki. No gushyigikirana ni byiza cyane. Hanyuma ni iki watubwira dusoza tugana ku musozo tubyina umutaho? Icyo navuga, dukomeze dukunde umuco wacu, kuko umuco wacu icyo dusaba ni ugukundana, kandi abashyize hamwe Imana irabasanga. Yego, ibindi bizikora nidushyira hamwe. Ubumwe bwacu nibuboneka imbaraga zacu zizaba zaboneka. Ariko ngo mu bahanzi akantu ko gukundana uvuze ko ngo karimo karagenda kabihisha cyane cyane abantu bacuranga gutya. Ntabwo ari bo gusa, ntabwo ari bo gusa, burya ahantu hose uba usanga hari ibigenda n'ibitagenda, hari abanyembaraga n'abanyantege nke, hari abantu hari intyoza, hari n'abatazi kuganira. Ntabwo ariho honyine hari abatameze neza mu muco, ariko n'ahandi biri, n'ahandi no mu bindi byiciro by'imirimo. Ubwo wari ubajije ku bacuranzi n'abaririmbyi abo mu itsinda rimwe. Urukundo muri iyi minsi ngo ruragenda rubakamukana, ariko ntibyakunda kurabona twibera mu ipfundo ry'amahoro. Sindi buvuge menshi ntazagenda ngeraho muri kuganira mukifata, ariko oya ni karibu uzageze ahubwo udusure wumva uko tuganira nawe utuganirire. Ngo musigaye mugira n'ikinyobwa cyitwa Kasupaguru. Icyo ngo kimara inyota mu buryo budasubirwamo bwa burundu, uyishura uyishize. Ubwo inyota baravuga ngo babuze ikiyica. Abari kutwumva ntimugire ngo ni ikinyobwa nyakinyobwa turi kuvuga, hatagira ugira ngo turamamaje, icyo ntikibaho, ahubwo ni terime yabo bafite ukuntu bakoze nyinemo. Ariko ni ibintu bitari byiza n'ibyo kunenga, buriya nubwo mbivuze nseka ariko nashyengaga. Bibaye ari byo ntibikanabe mu abahanzi turangwa n'urukundo. Bibaye ari byo waba ari umuco utari mwiza. Niba hari n'umuhanzi wifitemo ako kantu, ndizera ko aho hari nawe agenda. Gusa ikintu kinyeretse ko bishobora kuba ari byo ni uko mbivuze ukamenya ibyo ari byo. Bivuze ko iyo ujya kumbwira uti se nimwe badodesha inkweto uruganda rwenga gutyo, aho nari kumenya yuko nshaka kuba mfite amakuru make. Iriya nayo ni inzoga. Oya, iriye ni biragapfusha, biragatsindwa biriya ntibikagere. Icyaduha bikaba ibihuha. Ni ibihuha, ntabwo byaba impamo. Icyaduha bikaba ibihuha. Niba harimo n'igitotsi tuzagitokora, ntabwo byaduhama. Ntibikabahema. Yego, turimo turagana ku musozo rero. Twari kumwe n'umutaramyi mwiza François
Ndagijimana wenda mu minota nk'ibiri akantu ushobora kuba ku bitaro cyangwa se nimba uradusezera ukoresheje reba ukuntu dusezera ko iminota ndabona tuyimazemo kandi hari indirimbo nyinshi tugomba gukina hari nurabona uko bimeze ukibaza cyane amaherezo nyamara ntibikakubabaze tuzongera wenda tubonane usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana wambereye inshuti byo nta shiti sinshidikanya ko wankundaga sinavugaga naribazaga nabura icyo mvuga nkababara usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana niba ndetse ubundi batarize babuza abakunzi by'amanzaganya nyamara igihe kikazashira ababanaga bakabonana usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana icyantera intimba ubu ni kimwe nuko wavaho unyibagirwa nyamara ibyo byose ntibimbeho uyu munsi n'ejo hazaza usigara amahoro uwo tutanganye wenda tuzabonana musigara amahoro abo tutanganye wenda tuzabonana tutanganye wenda tuzabonana twifuzaga kuguhorana akaryoshye ntigahora mu itama ariko nta kundi reka tube dusubikiye ahangaha tuzasubukura ubutaha nari nkubwiye akantu gato uhise udutaramira cyane ni ikitwereka ko hari byinshi ujyanye kandi wifuzaga kuduha inganzo ikomeze yaguke hanyuma ntawe tugiyemo ideni izo tudacuranze hano duhaye umukaraza wacu Ruhongeka nubwo tumusigiye iminota mikeya areza kubiyeranje areba uburyo ki arabivangavanga n'ibikunda araza kusaba n'iminota handi cyangwa se n'ibitanakunda mu rukerera turazitangiriraho ndazimusigira zose izo mwasabye uburyo araza kubona ari ngombwa arajya agenda zibashyiriraho ariko waze guhera ku imenagitero soreje aha kugira ngo iyo minota isigaremo mwakoze mwebwe mwese twabanye Imana ibampere ubugira ubuzima.